Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV yanyu rukombi bagezaho amakuru ya mining zitandukanye ndetse n'uburyo wabyaza umusaruro internet yawe cyangwa igihe cyawe udashoye amafaranga. So guys, kuri iyi YouTube channel yanyu How to Rwanda TV mbazaniye undi mushinga ukomeye ndetse mwiza cyane. Uwo mushinga witwa Sweetcoin. Uyu mushinga ni app ndetse ikanaba mining kuko umininga coin kandi iyo coin turi ku mininga iri ku isoko. Tutizimbye mu magambo kaninjiremo step by step mbereke ukuntu bikorwa. So tutarinjiramo urajya hasi muri video description urahasanga link nahasize, ukikoraho irahita kuzana kuri Play Store cyangwa kuri App Store aho ukoresha iPhone, nurangiza udownloadinge iyo app bita Sweetcoin. Numara kuyidownloadinga urakoresha referral code nasize munsi, ukirangiza urahita winjiramo ukore register, information bakwaka zose uzishyiremo, nurangiza uyifungure. Numara kuyifungura urinjiramo ugera ahantu hameze gutya. Iyi app ni ngiyi ya Sweetcoin ifite akarango kajya gusa mauve, uyikoreho. Ni winjiramo urasanga imeze gutya. Ubu ngewe tayari nyirimo, nyimazemo n'iminsi. Impamvu natinze kuyibaha nagira ngo mbikure ndebe ko ubikura koko bigakunda. Kubikura nasanze bikunda 100% kandi nta nubwo bikomeye, bisaba ngo ufite application ikora nka Binance bita OKX. Ku bantu mukora cryptocurrency murayizi. So uyugezemo nuko nguku iba imeze. Iyi bayita Sweetcoin app. Ikindi iba ari intambwe ikora nka makadamu na ziriya zindi nabahaye, ifata intambwe zawe ikazikonvertinga ikazihinduramo amacoin. Uburyo bwo kwinjizamo hano uraza hano hasi kuri earn. Barabukwereka bwinshi cyane, ubu bwose n'uburyo winjiramo ukagetinga amacoin. Nk'uburyo bwa mbere ni ubu ngubu bwo guclaiminga ureba video. Ujyamo ukareba video, iyo umajije kureba video baguha Sweetcoin. Turi kwihuta no kuyibabwira mu ncamake, namwe muzakore research zanyu. Hari ChatGPT urayibaza irakubwira byose. Akaza hano ku reward. Hano baguha iyo bita scratch, nuko time itaragera ngo bayifungure ongere uyikore mbere ku buryo ikorwamo. So, iyi Sweetcoin aya macoin ukorera hano hejuru, aya ngaya ukorera hano hejuru, ikintu yakoresha gusa uyakoresha muri application nyirizina. Nimwe yakoresha ukora offer, utsindira ibihembo runaka, baba bakubwiye ngo tsindira ibi bihembo n'utundi tuntu twinshi bakubwira two gukoresha muri iyi application. So iyi application siyo nyiri bwite ngiye kubabwiraho, ahubwo ifite iyo bita Sweet Wallet. Iyo Sweet Wallet niyo ugenda ukamayiningiramo ya coin bita Sweet iri ku isoko unabikuza. Kugira ngo ugire iriya Sweet Wallet uba ugomba kuba ufite Sweetcoin nyirizina. Niyo mpamvu ariyo mbanjije kwinjiramo ngeramwe mbere ku buryo uzayifungura iki niki. Kuko iyo uyifite niguha uburenganzira bwo kwinjira muri Sweet Wallet. So guys, tujye kureba uburyo wabona Sweet Wallet. Sweet Wallet urajya muri Play Store cyangwa ujye muri App Store wandikemo Sweet Wallet. Ni iyi ngiyi isa pink, Sweet Wallet. Numara kuyandikamo urahita uyinjiramo. Numara kuyifungura urinjizamo email cyangwa urinjizamo account yo muri Sweetcoin. Iyi ya move twabanjije gufungura mbere. Kambibereke cyangwa uraza winjire hano ahanditse amacoin hano hejuru ukoreho. Hano barahita bakubwira ngo yihuze na Sweet Wallet mu gihe wayidownloadinze, cyangwa uce kuri Sweet Wallet. Muri Sweet Wallet naha ukinjiramo barahita bakubwira ngo injizamo email isa nk'iyo wakoresheje muri Sweetcoin.
arahita babikubwira. Injizamo email isa nk'iyo wakoresheje muri Sweetcoin. Numara kwinjiramo barahita bakugeza ahantu hameze gutya. Aha niho tumayiningira coin bita Sweet. Urabona ko kuri balance mfiteho 26, izi nshatse nazibikura. Ukuntu imayininga ni gute? Icyambere ikora ibara intambwe zawe. Mu kubara intambwe zawe kugira ngo imenye ngo intambwe zawe irazibara gute, nuko wayihuje na ya Sweetcoin ya mbere. Ariyo mpamvu nkubwira ngo ni ingenzi kuba ufite iriya Sweetcoin. Nubwo yo wenda amacoin yayo utayabikuza, ahubwo ari amacoin yayo yakoresha muri app yayo mwimbere, ariko ni ingenzi kuba uyifite kuko niyo ibari intambwe ikazikonvatingira hano na hariya, ukagira izo usigarana. Intambwe ugenda izigabanyamo inshuro ebyiri, izo muri Sweetcoin ya hariya n'izo muri Sweet Wallet. Ubundi buryo winjizamo mo hano nubwo buryo bwa mbere bw'intambwe. Ubundi buryo ni ubu buryo bwa kabiri bwa daily flip, ni barayima aho baguha utuntu twinshi ugahitamo kamwe. Iyo utomboye baguha intambwe, ugenda utombora intambwe zikahita ziyandika. Ubwo izo ntambwe hari agaciro bazivunjamo muri Sweet. Ubundi buryo bwa gatatu ni ubu bwa spin, bujya kumera nka flip, nuko butanira ku buryo flip ho aba ari nk'udukarita ugahitamo imwe. Iyo itomboye itombora intambwe bakazivunjamo amasweet. Spin nayo turebe, mbayeho urugero. Uraza ugakoraho kuri spin ugakaraga. Iyo ukaraze bahita baguha ads yo kureba, ukayireba udatarukije paka haje agakubo ukagakuramo. Hari abantu mureba ads mukahita muyikuramo, hariya nta kintu babaha. Uba ugomba kureba ads kuko erege izi app nubwo tuvuga ngo ziduha amafaranga, ariko natwe harayo tuba twinjije. Kuko iyo turebye ads, uko abantu benshi bareba ads niko nabo binjiza, ba nyiri kubamamazaho babahemba. Kuko bo bagenda bavuga ati twebwe dufite application kandi abantu barayireba cyane. Ayo mafaranga binjije niyo baduhaho. Mujye mumenya ubwenge. Ukayikuramo, iyo ads majije kuyireba uyikuramo. Cya cyuma kirakomeza kikikaraga kikahita kigwa aho wagize ute, aho utsindiye. Urabona nsinze step 4,000. Baba bagwaye amahirwe 3. Iyo 4,000 utabyishimiye ubona nyine ari dukeya, urongera ukagerageza andi mahirwe, ariko yaba yapfuye ubusa. Baguha amahirwe 3. Ushobora gukubita ihirwe rya kabiri ugasanga uyisugira nk'intambwe 8,000 zingana nka coin ya Sweet imwe. Kurumva ubukubise bugiye hejuru. Kimwe nuko wajya munsi yaho. Iyo urangije amahirwe 3, ngiye ubwo ndaguma kuri iri hirwe rimwe, ndabona izi zinyuze nkore redeem. Aha kuri redeem reward. Kahita redeeming. Urabona ko bahise bama 0.4 bya Sweet, by'coin ya Sweet. Bita byiyadinga hano. Urabona Sweet ndi kwaninga ni izi ngizi ziri hano munsi. Izi nizo nashyize kuri balance, nakuye hano nkazishyira kuri balance. Nizi zire hano hasi. Iyo usoje, ubu ni uburyo bwa gatatu. Tuze mu buryo bwa kane. Ni uburyo bwa kabiri bwa flip. Uburyo bwa gatatu bwa spin iri yamajije gukora. Ubundi buryo bwa kane baguha quest. Quest ni amatask baguha ukayakora. Iyo yakoze neza baguha amacoin. Katwinjiremo turebe. Reba nk'iyi ni task baduhaye yo kugira ngo waninge ari ama Sweetcoin 3. Kubwira visit link, arangiza ngo ugere kuri level ya 6, link yo kuri Telegram. Iyo yarangije bahita baguha ari amacoin 3. Dusubira inyuma. Niyi nindi task nayo kajyamo, barakubwira ngo flowinga bit DCA kuri X yabo, verifying, baguha ama Sweetcoin 3. Izi ni task 2 bashyizemo. Ubundi buryo bwa gatanu ni ubu ngubu uza hano kuri grow, ni nka staking. Ugafata tuvuge wenda twaje hano, tuze kuri iya mbere babwita jar. Barakubwira ni nko gustakinga cyangwa guholdinga. Ku bantu mukora crypto murabizi, ni nko kubika iyo coin ikazajya igenda ikungukira mu gihe runaka. Hano baratubwira ngo baguha 20% ku mwaka ya coin wabitseho.
ngo urabona mbitse ziriya coin zose ziriya 26 mfite nkaziholdinga gusa uba wemerewe kuzibikura mu gihe cy'umwaka utarashira ntago wazikuraho umwaka uzashira bamaye sweet coin 5 ubu iyo ubushaka urabukora n'ubu buryo bwinshi ugenda waningamo sweet coin kuyibikuza uza hano kuri wallet urabona sweet mfite ukuntu zingana mu madolari ntago ari nyinshi kuko hari izo nabikuyeho ni 0.03 by'idolari kuko ukora cyane agenda gwira kuko aya nama coin niyo yakoze ukayabika murabizi ko coin uko imyaka igenda ishira niko igenda yongera agaciro ku bantu muzi Bitcoin ku bantu muzi ziriya za Ethereum abantu bazi za BNB murabizi rero niyo wazibika ukicecekera ugacwedeka nta kibazo kuyabikura uhita ukora hano kuri send koraho hano barakubwira shyiramo username cyangwa address ushyiramo address wakuye muri OKX ibi nzabibereka nitonze nzabikorera video yabyo nimuba mwamajije gukora mwagize nyinshi zo kubikura. So guys mwakoze cyane kubana natwe iyi niyo video nari mbafitiye uyu munsi nyuzemo mu ncamake kuko iyi sweet coin ifite utuntu twinshi mbashishikariza gutunga ChatGPT muri phone zanyu kugira ngo ikibazo wagira cyose uyibaze kuko abenshi nago tuba turi kumwe kandi ibi bintu aba ari practice biyo bisaba ngo ninjya kukwereka ikintu nibura tube turi kumwe nkwereke ngo uca ariko iyo ubajije ChatGPT yo ihita bikwereka kukanyika kubwira tugomba guca aha mugomba kuyigira kugira ngo nayo ibayobore neza cyane. So link nayisize hasi muri description uragenda urayikoraho nuyikoraho irakwereka iri application downloading mberetse ko iyi sweet coin igira application ebyiri igira sweet coin idufasha kubara intambwe no kubona amacoin dukoresha muri yo kugira ngo dutsindire ibihembo runaka harimo ibihembo byinshi ugenda utsindiramo izo coin tubonye muri sweet coin app tugenda tuzikoresha kugira ngo tubone ibyo bihembo cyangwa tubitsindire iyo tubitsindiye ibyo bihembo byacu babizana muri sweet wallet akaba ariho tubibikuriza kuko niho tubikuriza aya macoin yacu. Indi application ni sweet wallet zose zirafatanya ugomba kuzigira ari ebyiri. Iyi sweet wallet kugira ngo igire ubugomba kuba wabanjije kuba ufite sweet coin kuko information wuzuzamo email wakoresheje muri sweet coin kugira ngo ibyo wakoresheje muri sweet coin aba ari byo biza muri sweet wallet kugira ngo ni intambwe zijye zibara kuko ahantu tuzikauntingira cyangwa ahantu zihuje na telefone cyangwa application yihuje na telefone kugira ngo ibari intambwe ni sweet coin izo ntambwe ubonye itizigabana na sweet wallet akagira izijya muri sweet coin akagira n'izisigara muri sweet wallet nuko bikora. So guys mwakoze cyane kubana natwe niba iyi video yikunze yisharing inshuti zawe utere comment aho utumvishije neza hasi nasize link ya group WhatsApp aho uza usobanukiwe cyane